inshuti mwene data, Imana yacu ibasha gukora cyane, haleluya, ibirenze ibyo twizera. Mu yandi magambo, ibintu wizera ni bito ibintu wizeye ni bito, Imana ibasha gukora ndetse cyane. Niko Pawulo yandikiye Abefeso mu gice cya 3 umurongo wa 20 avuga ngo Imana yacu ibasha gukora cyane. Ntabwo nzi ukuntu wizeye Imana, nta nubwo nzi n'icyo usaba Imana. Ese ni 5,000 wasabye Imana, Imana ibasha kuguha 10,000. Ese wasabye Imana 100,000, ibasha kuguha 1,000,000. Ese wasabye Imana 1,000,000, ibasha kuguha 1,010,000. Warasabye 1,010,000, ibasha kuguha 1,100,000. Warasabye ibasha kuguha miliyari, ibasha kuguha ibirenze ibyo ngibyo. Ese wasabye Imana umugabo, ibasha kuguha umugabo, ikaguha n'abana, ikaguha n'urubyaro, ikaguha n'ubutunzi, ibasha gukora cyane. Ntabwo nzi icyo usaba Imana, nta nubwo nzi nuko ufata Imana, ariko icyo nzi cyo nuko Imana ni nini cyane, Imana ni ngari cyane, haleluya. Ubunini bwayo ntibugira iherezo, ubuntu bwayo n'imbaraga zayo ziri unlimited, haleluya. Imbaraga zayo ziri unlimited, ntabwo zifite umupaka. Ubushobozi bw'Imana buri unlimited, ntabwo bufite umupaka. Ibyo Imana ibasha gukora cyane birarenze. Burya ibyo Imana ikora ibingana nuko rimwe na rimwe utekereza, haleluya. Niyo mpamvu uko wagutse cyane mu bitekerezo niko n'Imana ikora ibyagutse. Ubunini bw'imitekerereze yawe, ubugari bw'ibyo utekereza n'ibyo washobora n'ibyo Imana ibasha kuguha. None se ubu ngubu no mu buzima busanzwe ntabwo wafata umwana w'imyaka 5 ngo umuhijere kandi cyangwa umukorere umuzigo w'ibiro 20. Oya, buri wese agenda agira afite ibyo abasha kwikorera. Ntabwo Imana aguha ibyo utabasha kwikorera. Rero niyo mpamvu Imana aguha ibyo ubasha kumanaginga. Imana ngo idufashe cyane. Ubwo nawe urabiye ngo singiye ko mbona ntekereza cyane kandi nagutse mu bitekerezo ko Imana itabasha kunkorera ibingana n'ibitekerezo yanjye, cyangwa se ibingana nuko na capacity yanjye. Ariko reka nkubwire ngo tegereza Imana, kora cyane, yizere, ubundi rimwe na rimwe ugerageze kumenya aho byaba bipfira, kuko Imana yifuza iterambere ryawe. Imana yifuza kukugeza aharenze aho wageze. Ubundi aho Imana yifuza kukugeza ntabwo ari aho ngaho. We wasabye Imana ikaguha inzu y'ibyumba 2, Imana ibasha kuguha inzu ya 6. Hirya y'inzu ya 6 Imana ibasha kuguha inzu y'ibyumba 12. Imana yaguhaye ikibanza ibasha kuguha inzu. Imana yaguhaye moto ibasha kuguha imodoka. Imana yaguhaye imodoka imwe ibasha kuguha imodoka nyinshi. Imana yaguhaye diplome ibasha kuguha akazi. Imana yaguhaye akazi ibasha kuguhindura nawe utanga akazi, haleluya. Ko numafashijwe bigenze ntewe. Imana ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twizeye n'ibyo dusaba, haleluya. Umva kandi akandi kiyongeyeho, n'ibyo dutekereza. Bene magambo, muri ya myumvire yacu, hahandi tugarukira mu mitekerereze, Imana ibasha gukora n'ibirenze bimwe dutekereza. Ubuhanga bw'Imana, ubumenyi bw'Imana yafashe ijuru, igafata ikirere ikagihanika, igafata isanzure, igafata igakora byose tubonesha amaso, byananiye abahanga, byacanze abahanga. Ibasha gukora cyane ibirenze ibyo twizeye n'ibyo dutekereza. Imana igumisha kandi kugira neza. Utwandikire muri comment nawe utubwire Imana ibasha gukora ibirenze ibyo twizeye. Uyu munsi wa none girira Imana icyizere kandi wishingikirize ku Imana. Ntukishingikirize ku buhanga bwawe, ibintu byose ubwira Imana ngo Mwami nguhaye
kora mu buzima bwanjye, ndakwemereye kora. Nubwo waba muri nyantege nkeya, nubwo waba ucogoye, ariko iyo ubwira Imana ngo mwami